rero ariko tukiri aha ngaha ndabizi uri nabimbaze natekereje ko essence ino nkuru yafashe muri diplomasi mu byo M23 yandika ni n'amahirwe bisa no kuzimya ndabyita uburakari se no kuzimya mbega ikijisho kiba abantu barimo kureba M23 mu kwikura mu birindiro igifite c'est un paradoxe qui est là no kuvuga ngo murerekana ko murimo kugwiza ibirindiro munakorana international community murimo gusiga kandi murimo gusiga community nyuma mwari mubereye abarinzi mo bataye mu menyo ya rubamba urumva ibyo M23 yakoze buvira arimo kubisubiramo yabisubiramo kipese bisubiramo za Limbongo bisubiramo za hose niki urumva yego aho kugira ngo iba yakwandika ibyo bikora ku marangamutima ya benshi irimo kwandika ngo bya Geneva Call bitavuze ko yabireka ariko genda bibona nk'atari nacyo kinakenewe cyane ubu by'ukuri ikintu abantu bakeneye b'abaturage bahantu M23 igenzo ko nabonye colonel nangavuga ko bafite ibiro metero kare 54 bagenzura uyu munsi bya bindi 10 sinzaho byagiye bavuga 34 bya kilometero kare bagenzura urumva aba ni abaturage mugomba icyubahiro ni abaturage mugomba uburinzi bukomeye cyane no ko utabasiga mu kangaratete none M23 niba mwemera ko leta ya Kongo ari abagome mukaba mwaratoje abakada ahantu hatandukanye mwaragiye babagana mukaba mwasize umenyo y'abazarendo iyo Geneva Call ibamarira iki ibamarira iki ko mu bataye mu menyo ya rubamba kandi rero no ko imyizerere yanjye ntakijya mu misana cyane ndi nkawe urumva nka Gabo ifite abaturage miliyoni 2,600,000 utimagine M23 irusha hafi inshuro 8 abaturage igihugu cya Gabo igenzura urumva reka ndebe Central Africa Republic urumva wenda turafata ibihugu bibiri byonyine mu bihugu 2012 Central Africa ifite abaturage miliyoni 5 yazigejejemo M23 irusha inshuro 3 abaturage abantu icyo bivugiye nuko abantu nk'ababugira barahantu hose iyo bakoze ibintu nk'abiriya amarotere bagata abaturage sibyo nyine ubona haguturuka mu mbavu agufrankinga uguturuka mu maso akakugira gute ubu muhaye ikintu kibeze nk'urwaho rutari ngombwa M23 iratanga urwaho ku bantu bayivuga nabi sibyo numvise tu video twa abantu bari aho ngaho gusaba abaginga barimo kuvuga ngo ngo nimugende ngo mugire gute ngo ngibyo bihuye n'ibyo Tshisekedi cyangwa Patrick Moyajya avuga none se muvuye nta sasu ryavuze Sandrine ko nta sasu ryavuze ko nta ntambara yahabereye ko nta declaration yasohotse nta kibazo ko nta bisobanuro se mwahaye abaturage sinabyumva ngo bimeze gute ubundi bya bimeze gute ngo bariko sha umva umwaka ntazi ukuntu umeze bazagikosore rero communication nicyo kintu cy'ingenzi ikindi ko bafite igipolisi bakagira igisirikare iyo fente bayikoze muri Uvira kuki batafenta bakava hano muri Tarere ariko kandi bakasiga igipolisi gifite imbaraga ako nakazi ka polisi ingabo zivuye hano zihasiga polisi hako nabanyekitsombero nekitsombero bavuga ko bariyo ubanye aka video bavuga bati bari kuvuga ko twavuye kitsombero atari ko dore nitwe turimo abyo no gukora ibyo ni ibintu biza nk'abyabazarendo byo kwivuga imyaka idahari ibyo se ibyo nyine se none se ntabwo urahura na M23 wenda ababivuga jye ubanza barebe ngo umenye ngo ni bane bari M23 cyangwa atari M23 nese nta gihe wabona abantu bajya bizera imbuga nkoranyambaga bakazitira nagari imbuga nkoranyambaga nese M23 byanditse ni video ahubwo icyo nakubwira simbizi ushaka kuba uzi kubareba uzi yafashwe nande se iyo video nicyo ntibaza uzi ko hari igihe nka colonel uringo maraswa za social media abantu bizeraga yavuze ngo reka ni muzima ngo reka rikiretse kubera wasanga ataranahise apfa ku kanya wenda yarabanje no kwitabwaho bigatwara igihe nabwo ntabwo wahakana uko umuntu yavuze ku rundi ruhande umuntu afite n'andi makuru wenda ubwo rero nanone se tuvuga ko batavuye kipese oya kipese ni kitsombero bavugaga muri video uwo se baravuga ko kipese ho bavuyeyo oya wenda havuye numvishe kitsombero ni uyu no mu sesenguzi kuri TV5 urumva yego kandi no afite n'ikinyamakuru Afrika Arabia abantu baramuzi yanatse nyine yavuga ko mu hantu muri amakuru na wakesha witwa Bayebuteri na abantu bakora amaraporo hariya iyo kitsumbiri irimo urumva na Alimbongo bayishyizemo noneho ko naho bahavuye yego ubwo uvuye Alimbongo usubira inyuma uzakanya bayonga
ubu uri Matembe sibyo, yego. akavuga rero nyine ko bavuye na Kipese aho bita Runya ni ku kiyaga cya Edward ahitwa Bukununu, urumva ari imbongo irimo, ndetse ko hano ari imbongo irimo kabiri, Kitsumbiro nayo irimo da, ndetse yewe hari n'ahandi hantu hirya kure ngasubire mu 23 yaragiye hasigaye hari nk'umuryango watanze abasirikare muri mu 23 ibizaniro bikagera, urumva abo biri bugende gute ko nawe icyo kintu ugize kukivugaho ejo bundi atese ugusanze ari nko kugira ngo babone akayira bava Rubero bazijyaza bava muri ibi bice bajya za Bene na za Butembo. Ntekereza ko rotere iyo ari yose mu 23 yakora cyangwa ko kubisabwa, kuko nk'ibo bamakenga ngira ngo ni za Nyanzare iwabo wa General Nkunda za Mirangi, ngira ngo mba mpita ntekereza n'abandi bakomandazi batandukanye mpita ntekereza niba byakoroha kuva ahantu mukahasiga mu menyo ya Rubamba hagituye nyine abo bantu bahirwa na leta ya Kinshasa, bitavuze ko aho hose irimo kuva nta n'umuhari 3 4 5 6 bagira amakombora diplomatique badatinya bakayahagararaho, kuko n'ubundi muvuye Kitsumbiro maybe mu gihe ari imbongo muvuye imbongo mu gihe Matembe n'ubundi uwabahigaga basanga Kitsumbiro n'uzabasanga Matembe, iki kintu nkura kukigarukaho. Mu 23 politically military bakwiye gutekereza bati icyo duhunga n'undi iki dusangaho turi vomiye kuhaguma, I don't know, ariko naho bagomba kuganisha icyo kuvuga ngo ubagira inama wese ntabakunze, niba ari Amerika ibahamagara, niba babwira gute iki n'iki n'udazabahigaho bari cyane ko nta cyaha bakoze, n'ubundi barimo kwishyura ku magorwa akorerwa abarwandofone biganje mu bwoko bw'abatutsi, ntacyo bashinjwa ngo kinyure mu rukiko bagitsindirwa bavuga bati koko iki gikwiye kuba cyaduhanisha cyangwa cyagira gute cyangwa se cyadushyira amagume nk'anga turimo. That's why M23 yagize abakomandanzi benshi bakomeye mu kurwana ku butaka yewe no mu kirere no mu mazi, ntacyo batakoze, ariko muri politike weak, nta politike bafite yo guhangana n'iki kibazo. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars, ntago uzicuza. Uburyo burenze icy'ingenzi no kuzareba icyo uko bazakorana ikizavamo no gucungana hafi, urumva ahubwo ndibajije kuko nka Red Cross nk'imodoka zayo usanga handitseho ngo na weapon, bari bahangana na mine banazireba banagenzurwa nabo bavuga ngo no weapon. None se bagisanze giteretse abantu bagitashyira mu modoka bakazajya kugisenya, ntabwo mbizi ibyo nabyo. So M23 yaprodishije rero, ariko tukira hanga ndabizi uri nabimbaze, natekereje ko essence ino nkuru yafashe muri diplomasi mu byo M23 yandika ni n'amahirwe bisa no kuzimya ndabyita uburakari se, no kuzimya mbega ikijisho kiba abantu barimo kureba M23 mu kwikura mu birindiro igiye ifite. C'est un paradoxe qui est là, no kuvuga ngo murerekana ko murimo kugwiza ibirindiro munakorana na international community, murimo gusiga kandi murimo gusiga community inyuma, mwari mubereye abarinzi mo bataye mu menyo ya Rubamba. Urumva ibyo M23 yakoze Buvira arimo kubisubiramo, yabisubiramo Kipese, ibisubiramo za Limbongo, ibisubiramo za hose niki urumva. Yego, aho kugira ngo iba yakwandika ibyo bikora ku marangamutima ya benshi irimo kwandika ngo bya Geneva Call, bitavuze ko yabireka, ariko genda bibona nk'ahatari nacyo kinakenewe cyane. Ubu by'ukuri ikintu abantu bakeneye b'abaturage b'ahantu M23 igenzo ko nabonye Colonel nangavuga ko bafite ibirometero kare 54 bagenzura uyu munsi, bya bindi 10 sinzaho byagiye bavuga 64 bya kilometero kare bagenzura. Yego, twibutsa abadukurikira ko nk'u Rwanda rufite kilometero kare 26 na magana, urumva kilometero kare 34, urumva n'ahantu henda gukuba kabiri u Rwanda. Bavuga ko bafite abaturage barenga miliyoni 15.
ni imibare abantu bakunze kugenda bakenera ubwo tuba twayishuguritse aho ngaho Colonel Nangara bivuze ngira ngo anabivuze muri kiriya gihe nyine muri izo ceremony. Rero izo miliyoni ni nyinshi Sandrine, buriya Centrafrique ntirarenze 3 n'igice, kireka niba yarageze muri 5 muri iyi minsi. Za Gabo abaturage ntabwo babafite, ngira ngo za Benin nazo zishobora kuba zidafite abo ngabo. Urumva abo ni abaturage mugomba icyubahiro, ni abaturage mugomba uburinzi bukomeye cyane no kubutabasiga mu kangaratete. None M23 niba mwemera ko leta ya Kongo ari abagome, mukaba mwaratoje abakada ahantu hatandukanye, mwaragiye babagana, mukaba mwasize umenyo y'abazarendo, iyo Geneva Call ibamarira iki? Ibamarira iki ko mubataye mu menyo ya rubamba? Kandi rero no ko imyizerere yanjye ntakijya mu misana cyane ndi nkawe. Urumva nka Gabo ifite abaturage 2,600,000. Imagine M23 irusha hafi inshuro 8 abaturage igihugu cya Gabo igenzura. Urumva reka ndebe Central Africa Republic. Urumva wenda turafata ibihugu bibiri byonyine mu bihugu 2012. Central Africa ifite abaturage 5,000,000 yazigejejemo. M23 irusha inshuro 3 abaturage. Reka nkubwire, Pasteur Bugiri Eugene w'ibukavu niwe wigeze gusomera ikintu kimeze nk'idua Bertrand Bisi mwagiye mu misa mu kiliziya cye, aramuvuga we ati mwebwe murantu bo kureba abantu hari birombe gusa, ati mubeshya ngo mu Rwanda abaturage. Uwo mugabo akunda kuvuga amagambo mabi, ntazi ukuntu ameze kuri M23. Icyo kiganiro nigeze no kugikora giye kuri Pasteur Bugiri, mu Pasteur wiwe freelance nyine w'umwinfluencer ibukavu. Ati ntimukabeshye ko mwita ku bantu icyo mbivugiye nuko abantu nk'ababugiri bari ahantu hose. Iyo bakoze ibintu nka biriya amarotere bagata abaturage, sibyo? Nyine ubona haguturuka mu mbavu agufrankinga, uguturuka mu maso akakugira gute, ubu muhaye ikintu kimeze nk'urwaho rutari ngombwa. M23 iratanga urwaho ku bantu bayivuga nabi, sibyo? Numvise tu video abantu bari aho ngaho gusa babaginga barimo kuvuga ngo ngo nimugende ngo mugire gute ngo ngibyo bihuye n'ibyo Tshisekedi cyangwa Patrick Moyajya avuga. None se muvuye nta sasu ryavuze Sandrine, ko nta sasu ryavuze, ko nta ntambara yahabereye, ko nta declaration yasohotse, nta kibazo, ko nta bisobanuro se mwahaye abaturage. Sinabyumva ngo bimeze gute, ubundi byaba bimeze gute ngo bariko gusa muhafata mwakoresheje meeting, ko mwahavuye nta meeting no kubera iki? Urumva jewe ndagukeneye ngo ndagukeneye mu gihe ngukeneye ndagutumiye ngo tuganire. Ariko mu gihe nanone ugiye nta nama nkoresheje kandi nta bombe zibari ku bitugu. M23 yabuze uburyo ki abaturage ba KPS bakoranye inama nyinshi, uzajya kuri YouTube reba inama ya KPS iri muri meeting zikomeye M23 yakoresheje, ibahana radio y'abaturage. KPS na ahantu M23 ageze hagira ibihe byiza kurusha ahantu hose yafashe. Ubasize mu kangarateta bakuyoboye basigaye mu aya maboko. Iki kintu ko rwose kizahenere M23 pe, ujye bita kwihenera sha umva umwaka ntazi ukuntu umeze. Bazagikosore rero. Communication nicyo kintu cy'ingenzi. Ikindi ko bafite igipolisi bakagira igisirikare. Iyo fente bayikoze muri Uvira, kuki batafenta bakava hano muri Tarere ariko kandi bakasiga igipolisi gifite imbaraga. Ako nakazi ka polisi, ingabo zivuye hano zihasiga polisi. Hako nabanyekitsombero ne kitsombero bavuga ko bariyo. Ubonye aka video bavuga bati bari kuvuga ko twavuye kitsombero atari ko dore nitwe turimo. Abyo no gukora ibyo ni ibintu bize nk'aby'abazarendo byo kwivuga imyaka idahari. Ibyo se ibyo nyine se none se ntabwo urahura na M23 wenda ababivuga jye ubanza barebe ngo umenye ngo ni bane bari M23 cyangwa atari M23. Nese nta gihe wabona abantu bajya bizera imbuga nkoranyambaga bakazitira nagari imbuga nkoranyambaga. Nese M23 byanditse ni video ahubwo icyo nakubwira simbizi ushaka kuba uzi kubareba uzi yafashwe nande se iyo video nicyo ntibaza uzi ko hari igihe nka Colonel Uringo maraswa za ama social media abantu bizeraga yavuze ngo reka ni muzima ngo reka nikiretse kubera wasanga ataranahise apfa ku kanya wenda yarabanje no kwitabwaho bigatwara igihe nabwo ntabwo wahakana ko umuntu yavuze ku rundi ruhande umuntu afite n'andi makuru wenda. Ubwo rero nanone se tuvuga ko batavuye kipese oya kipese ni kitsombero bavugaga muri video. Uwase baravuga ko kipese bavuyeyo. Oya
wenda havuye numvishe ko itsombero njye ndi kuvuga iyo numvishe muri video wenda havuyeho bakeya. ahubwo dufashe kura niyo M23 nayimenya se sha none se ndareba isura imenye M23 mukobwa wanjye. Romboro ya kabwapo. Aba barimo guhakana se ko batavuyeyo. Nuko sha iyo video yabazaye ko shavuga ati na Kipesa ni mwahavuye. Uzigiye mu Ventura avuye muri Uvira yavuye nk'inshuro zirenze ebyiri. Igivuga ngo yavuye itavuyeyo. Urumva? Ariko aho mbona nge ndakoresha no nkuru ya Christophe Rigo uyu no mu sesenguzi kuri TV5. Urumva? Yego. Kandi afite n'ikinyamakuru Africa Arabia abantu baramuzi. Yanatse nyine yavuga ko mu hantu muri amakuru nawe akesha witwa Bayebuteri ni abantu bakora amaraporo hariya iyo Kitsumbiri irimo. Urumva? Na Arimbongo bayishyizemo noneho ko naho bahavuye. Yego. Ubwo iyo uvuye Arimbongo usubira inyuma uza Kanyabayonga ubu uri Matembe sibyo? Yego. Akavuga rero nyine ko bavuye na Kipese aho bita Runya ni ku kiyaga cya Edward ahitwa Bukununu. Urumva? Arimbongo irimo ndetse kuno hano Arimbongo irimo kabiri. Kitsumbiro nayo irimo da ndetse yewe hari n'ahandi hantu hirya kure amanga sube mu vento yarageze ahantu abitwa Rutunguru Musiga ni kure mana yo mu ijuru. Sinyeshyamba ziba hano kure Sandrine. Ariko ahantu muri za Masisa I think za Musiga. Nuko Kitsumbiro rero genda bari muri report y'ahantu bavuye. Kuko Kitsumbiro yari kuri advanced position werekeza muri centre ya Rubero. Yasaga nk'ari iri imbere. Arimbongo kajya inyuma yayo, Matembe kajya inyuma ya Arimbongo, Kasege kajya inyuma ya Matembe, Muringa ikajya inyuma Kasege, ngo ndavuga uza Kanyabayonga. Urumva? Kuko Kanyabayonga yo yegeranye na Kayina. Urumva ko baracyari kure n'ubundi hafi na za Rubero. Yego. Nibyo umuntu yavuga. Hanyuma rero na amakuru nyine yahuriranye iyo Geneva Call. Aya makuru asa nk'ari yazamutse cyane ariko by'ukuri kubwira umuntu ibintu bya Geneva Call hanyuma hari undi bikumvuga n'umuntu uva menjenje na Mpeti yirukanka kuri kinyeshya abazando bataza bakampitana. Urumva ayo makuru yaryohera umuntu urigoma wenda ahantu ni kure cyane hari ibibazo n'iki ariko ni declaration zikenewe kuri M23 no kubwira abaturage kirimo kubakuraho bari agari bya Geneva Call wenda bashaka bazabitangaze kera kuko M23 ifite n'ama ONG menshi bakorana ntago ari Geneva Call gusa yewe bakiri no mu ishyamba batarafata Goma abantu muri Union Européenne barakoranaga basanaga rugomero rwa Matebe ya kabiri bigeze kubona amafoto ya Makenga yahasuye na Colonel Nanga ntikira muri 2023 I think cyangwa na kane. So sigiye uhitamo priorities byo batangaza. Hako gihe nk'umunyamakuru umusesenguzi ndende bikiri kuri ground ikintu abantu bakeneye no kumenya ngo murimo kuviyunga iyo muvanwaho nande byagenze gute nibiki bihari. Kandi ubwo nyine biteguye n'ingaruka bizabageraho mu bijyanye no kubwira abaturage kuko hari igihe bazajya babwira abaturage babihorere bavuga ati turabazi muhora mudusiga gusa mu byago n'iki byose. Ese ubwo umuntu wavuye muri ibyo bice bya Kipese mu karokirita abasirikare akaba hasigaye hari nk'umuryango watanze abasirikare muri M23 ibizanendo bikagera urumva abo biri bugende gute ko nawe icyo kintu ugize kukivugaho mu ejo bundi atese bugusanze ari nko kugira ngo babone akayira bava Rubero bazijyaza bava muri ibi bice bageza Beni na za Butembo. Oya ahubwo urumva Butembo icyerekezo cyane cyo barimo kuvamo haba Rubero barimo gusubira inyuma kuko nka za Kipesa aho ngaho wahacujya Butembo cyangwa se Beni niho bavuye rero icyerekezo cya Beni barimo kukivamo rwose no kugisiga bagaruka inyuma. Gusa buriya ibintu by'intambara no kubyitondera kuko muri Kongo ibintu n'ubundi bijyanye no kwa community ibyo bitamoko giye agabanyije babirebaho cyane. Birashoboka ko zino nyeshyamba zishobora kuganira na leta ya Kinshasa
ariko baganira yego bakajya bazibaza wenda icyo zishaka muri entité zidatuwe n'abarwandofone niba koko bumva barwanira ikintu cy'uburwandofone bakavuga ati mu bintu bitanu mutubwiye icyo mushinza agatoki ni iki ukabona ari bati wenda muri leadership bad governance irahari bati yego n'Kinshasa irahari murabikoraho iki turabibona rwose batari ko turahigwa murahigwa hehe bati gutya as Rwandofone azitutsi n'abandi bose byose bakabishyiramo kurumva ziramvugo z'urwango ababahiga bagira gute babatwika babarya bakavuga ati hanyuma se koko muri kipesa hari abarwandofone bahari benshi hanyuma bazanamo izindi politike nyinshi n'abakongomani none se muzagera muri Kongo icyarimwe ikibazo kiri kipese muvuga icyo mutubwiye ko na bandundu gihari na bakongo gihari ko leta ifite uko ibanya nyacyo n'abaturage murashaka iki nese kone iki cyatumye ziriya ngabo za Uganda bubazi ibyo bya Uganda bure turabizana mu kindi kibazo ndashaka kukwereka ngo no kubwira abadukurikiye ngo bashobora gutsindagira M23 ahantu nyine ivuga ko abayo nk'ababyeyi bari batuye cyane bakomoka kuko muri Kongo mu miturire yaho bareba uko biriya bita mujya mubivuga kandi nk'amasheferi ngo yabafuriro ngo n'indi urumva ngo osobanyungu n'iki abo ni abanyungu niba byose bavuga nyine amoko hato Kongo ituye uretse mu mijyi minini bo kuko politike yabo imeze batura mu ibyo by'amoko bitavuze ko ntabandi baba bivanzemo yego ariko ibyo biremewe ubwo rero ku Kinshasa ishobora no kubatsindisha icyo kintu ikavuga mwege mufite ikindi kintu mugendereye urumva ariko M23 icyo gihe babwira iti nubwo wenda atari abarwandofone ariko niho FDL icumbitse kandi tugomba kugira gute niduhigira ababyeyi ntabwo yaburi ikintu isobanura mu kuguma aho ngaho ariko ntekereza ko rotere iyo ari yose M23 yakora cyangwa ko kubisabwa kuko ngibo baba makenga ngira ngo ni za Nyanzare iwabo wa General Nkunda za Mirangi ngira ngo mba mpita ntekereza n'abandi bakomandazi batandukanye mpita ntekereza niba byakoroha kuva ahantu mukasiga mu menyo ya Rubamba hagituye nyine abo bantu bahigwa na leta ya Kinshasa bitavuze ko aho hose irimo kuva nta n'umuhari 3 4 5 6 kuko yanahiga n'abandi bo mu yandi moko bayije ku ruhande ariko kubarengera bikaba byabagora bakavuga bati nakazi ka leta nakazi k'iki tuzabireba nabyo tuzabicunga nabyo none nk'inyeshyamba yo zirwana no kugira ngo hatagira n'umuzi uzikuraho agahanga zikavuga kuko urumva ntaga M23 iva hano risetse iyo yose ari ikintu biziba ziri inyuma bati muhitemo urumva kandi leta ya Kinshasa kuva ku bwa Bakabira bagerageje kuri ishoka byose ngo batere ubwo bizinyeshyamba urumva ubwiye General Makenguti General Ntaganda wahoze ari umuyobozi wawe cyangwa uri umuyobozi we vice versa ari idehege urumva yego bafite utuntu twinshi babereka bati ibiri mutabyubahiriza bizagenda gutya bizagenda gutya gusa ibyo byose ntago binkura mu bwonko kuvuga ngo niba abantu badatinya amakombora ya za BM bakwiye no kugira amakombora diplomatique badatinya bakayahagararaho kuko n'ubundi muvuye Kitsumbiro maybe mugiye ari mbongo muvuye ari mbongo mugiye matembe n'ubundi uwabahigaga basanga Kitsumbiro n'uzabasanga matembe ikintu nkura kukigarukaho M23 politically military bakwiye gutekereza bati icyo duhunga n'undi iki dusangaho turi vomiye kuhaguma I don't know ariko nabo bagomba kuganisha icyo kuvuga ngo ubagira inama wese ntabakunze niba ari Amerika ibahamagara niba babwira gute iki n'iki n'udazabahigaho bari cyane ko nta cyaha bakoze n'ubundi barimo kwishyura ku magorwa akorerwa abarwandofone biganje mu bwo bw'abatutsi ntacyo bashinjwa ngo kinyure mu rukiko bagitsindirwa bavuga bati koko iki gikwiye kuba cyaduhanisha cyangwa cyagira gute cyangwa se cyadushyira amagume nkanga turimo that's why M23 yagize abakomandanzi benshi bakomeye mu kurwana ku butaka yewe no mu kirere no mu mazi ntacyo batakoze ariko muri politike weak nta politike bafite yo guhangana n'iki kibazo inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze waba utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya
byo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.